tugende narwaye n'umugongo, sinabashaga kwicara, sinabashaga kuryama, naboraga nigaragura ndimo gutaka cyane. Icyo gihe barasengera umugongo urakira. Barasenze ndapfukama hasi, barangije gusenga umugongo wakize, numva ameze neza, numva nshima Imana ko hari Imana ikoze. Noneho hari umuvandimwe utari waje gusenga mwabo mwiyo groupe, yaje gusenga bukeye, turaganira, noneho atangiye gusenga kugira ngo atahe. Yarasenze, aho nanicaye mu ntebe numva ibintu bishyushye mu rubavu bitangiye gusohoka, ndebye nsanga handi nitumiraga mu rubavu hongeye harashwanyuka. Ndebye nsanga na amashyira menshi arimo gusohokamo. Wasengaga warakomeza arasenga agiye mu mwuka, njyewe nguma kurwana nayo mashyira arimo gusohoka, nshyiraho ishuka nari nifite iruzura. Yarangije gusenga asanga nge byakomeye, yaramperekeje njyana kuri dispensaire iraho hafi kwa muganga. Ndagenda barasanga ko namashyira arimo gusohoka akomeza kuza nk'isoko. Araza muganga abonye arapfuka, ariko abona amashyira akomeje kuza. Arambwira ati rero amakindi gipfuka ati nikimara kuzura hari nimugoroba uze kugikuraho ushyireho ikindi. Ariko ubwo nahise mpamagara CHK dogiteri wankurikiranaga, arambwira ngo ejo uze kwa muganga. Bwarakinjya kwa muganga, arareba bancisha muri ecography, babona ko mo imbere harimo ikidendezi cy'amashyira. Ikidendezi cy'amashyira rero babonyemo, bahise bambwira ko ari ngombwa ko bahabaga bagakuramo ayo mashyira. Byabaye ngombwa ko bambaga rero, bambaga ubwa kane. Bamaze kumbaga ubwa kane, hahandi mu rubavu basanze harimo amashyira menshi, hari isoko y'amashyira iza, ako ntibaravuga ngo nibayikurikira bakajya kure amashyira mu guturuka bashobora gushwanyura inda yose. Baba ngo barekere, bakabarekeraho ntibanahadode, bategereze barebe ko amashyira namara gushiramo bazahadode. Nagumye kwa muganga rero harangaye mu rubavu boza igisebe, ariko amashyira akomeje kuza. Ubwo bambaga ubwa gatatu bari basatuye inda yose kuva hejuru kugera hasi munsi y'umukondo. Ubwo naho mu nkovu yatangiye gukira, naho hatangira kongera kubyimba, nanywa n'amazi make nkumva haranda gushwanyuka. Ubwo mbibwira muganga, nabwo yongeye gukira ecography, babona ko harimo amashyiramo imbere nanone. Igidendezi cy'amashyira ngo reka bahabage bayakuremo. Babaze nabwo babona kugeraho ayo mashyira aturuka, babona bitari bushoboke, baba ko bayakurikiye bakayabaga, bashwanyura inda yose. Ubwo rero byabaye ngombwa ko bambaga ubwa gatanu. Babaze rero, barabaze basanga ya soko y'amashyira irahura na ya yindi yo mu rubavu nanone, basanga batari bubage ngo bahuze bareba aho amashyira ari mu guturuka, basanga bashwanyura inda yose. Nabwo bareka batadoze. Ubwo nsigarana igisebe cyo mu rubavu kinini n'icyo mu gatuza hagati kunda hejuru, nanone nacyo kirangaye, nanone kivamo amashyira. Bakomeje kumbaga kunyozereza ibisebe kwa muganga, ariko bagira barambwira ngo ntago ibisebe bishobora gukira kwa muganga. Bambwira ko nataha nkajya mu rugo, nkajya njya kogesha ibisebe kuri dispensaire, noneho nyuma amashyira yamara gushiramo nkazasubira kwa muganga bakahadoda. Rero byabaye ngombwa ko bansezera ndataha. Maze gutaha ngeze mu rugo nkajya kwipfukisha kuri dispensaire. Igitangaje nuko umuganga wankurikiranaga wamfukiraga kubera ubunini bw'ibisebe nari mfite kunda, yambwiye yuko ibisebe byanjye ashobora kuzabipfuka amezi 6, ashingiye hagati y'amezi 6 n'amezi 8, ashingiye kuko hari undi yigeze gukorera ibisebe, gupfukira ibisebe bikamara ayo mezi yose. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ambwira gutyo, numva biraremereye, numva buryo kumarana ibisebe amezi 6-8 biremereye, kwipfukisha buri munsi nishyura 1000, numva n'amafaranga menshi kandi yaramaze gushira, numva biraremereye. Ariko dukomeza gusenga twinginga Imana kugira ngo itworohereze. Ubwo rero cyabayeho nuko bari kwa CHK bari bampaye rendez-vous y'amezi y'ukwezi kumwe gusubirayo. Ubwo rero mu cyumweru kimwe amashyira yatangiye gukamamo, arakama, nasubira kwipfukisha mu gitondo ugasanga ibisebe cyatangiye kwegerana. Ubwo byagezeho mu kwezi kumwe kwagiye kurangira ibisebe byanjye byose byakize. Umuganga wankurikiranaga arambwira ngo ntago byumvikana ko ibisebe natekereza ko napfuka mu mezi 6 cyangwa amezi 8 bishobora gukira mu kwezi kumwe. Arambwira ati birashoboka ko ahubwo ari abakurambere biwanyu mutari mwahaye ihene, ati uyu munsi mukaba mwayibahaye akaba ari impamvu bagukijije. Ndamubwira ntoya,
ahubwo ni Imana yanjye ibikoze. Mu gihe twasengaga Imana tubansengera nanjye nsenga kubw'uburwayi, Imana yarambwiye ngo nzagukiza njyewe ubwanjye ntabwo nzabyitirira abandi. Rero Imana twari twizeye ko byanga bikunda izankiza, ko yarabivuze, ko Imana igivuga kandi igasohoza. Ubwo rero naramubwiye muganga, nabwiye nti rero ntago ari abakurambere bacu twahaye ihene ntabo, ahubwo ni Imana yacu ibikoze, ko yarabivuze yuko izankiza, ni Imana yacu irimo kubikora. Ubwo rero ukwezi kwarashize nsubira kuri rendez-vous ya CHK, ngezeyo bagira ngo nje kwipfukisha kugira ngo byabisebe babidode, basanga ahubwo byarakize, bambwira ko ari byiza. Ariko ubwo mu kumbaga kwa gatatu hari inyama bakaseho bajya kwipimisha, ikizamini kiragaruka nyuma kigaruka bambwira ko ari kanseri. Bambwiye ko ari kanseri ntago byantunguye cyane cyangwa binkange, kubera ko hari iryo jambo kanseri ntagarukamira n'imbyumvishe ku ruhande rwanjye. Muribuke ko nabavuze yuko hari igihe groupe yaje gusenga Imana ikababwira ngo bagende bashirize kanseri. Ubwo rero bavuze ko ari kanseri, nahise mbihuza na bya bindi Imana yavuze cyagiye yabwiye baba groupe dusengeramo yitwa abanyamuhamagaro, mpita numva ko byanga bikunda Imana igomba kunyiza kanseri kuko yabivuze. Kandi nifite indi jambo ko yambwiye yuko izankiza y'ubwayo itazabyitirira abandi. Ubwo rero CHK nibo bambwiye yuko bamaze gupima basanze ari kanseri narwaye. Ubwo barambwira ko ngomba kujya kwivuza ibutaro basanga batabishoboye bakanyoreza muri Kenya cyangwa mu Buhindi. Ubwo rero kubera ko nari narananutse cyane, ubwo nari ngeze ku biro hafi 30, kuko ntangira kurwara nafite ibiro 45, ariko ubwo ku cyo gihe nari ngeze ku biro 30. Ubwo byari bigeze muri 2017 nko mu kwezi kwa gatanu, gutyo mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo nari nanutse cyane, narabaye umuhondo, umusatsi wanjye wose warapfutse, nakoraga umusatsi navungura umusatsi wose ugatakara hasi, umva nari narashize cyane. Barambwira ngo rero ngo banyohereje kwa muganga gufata imiti ya kanseri, imiti ya kanseri bikomeye cyane, n'ubundi ngiye kwifata ntafite imbaraga, n'ubundi yanyica. Bambwira yuko ngomba kujya byibuze kujya mu rugo nkabanza nkashaka ibyo kurya by'intungamubiri, nka mubiri ukabanza kubona imbaraga, noneho nkabona kugaruka bakama transfer njyana kwa muganga. Kubera ukuntu nari meze rero no kubona ibiryo by'intungamubiri byari bigoye, ariko nkashimira madamu wanjye wambaye hafi cyane mu burwayi, ntabwo yize ntererana, yambaye hafi, ari ukuza mu gitondo kunyirwaho kwa muganga, agataha nimugoroba. Ubwo maze no gutaha mu rugo mu gushakisha ibyagarura umubiri imbaraga, barambwira ngo njye amagi 2, njye imboga, njye indagara. Abavandimwe n'abandi bakaba bati umutwe w'ihene nawo utuma umurwayi agarura imbaraga. Madamu agashakisha amafaranga, akagenda Nyabugogo akajya kugura umutwe w'ihene, kaza akawutunganya, yaba yabonye amafaranga akangurira ayo magi. Twari dufite abana batoya, ariko akashyira mu cyumba kugira ngo abana atari bo batayarya, nkaba ari njye nyafata nk'umurwayi. Twari dufite akarima k'igikoni, nkarya dodo, akagura indagara nkarya. Maze kubona imbaraga nibwo nasubiye CHK, bama transfer njye ibutaro gufata imiti ya kanseri. Nageze ibutaro rero banga kwemera ko ibyo raporo CHK yabahaye ko ariyo, bantuma ikizamini bapimye kugira ngo nabo bongere bagipime. Nagarutse CHK gutwara iyo sample bari bakoreye bapimye, nabo barayipima ko wasanga ni kanseri. Bambwira ko ngomba gufata imiti ya kanseri, banyandikira imiti ya chimiotherapy ifata amezi 6. Iyo miti rero narayifashe, ariko mbere yuko nyifata hari zira mpapuro umuntu abanza gusinya, ziriho amabwiriza n'amakuru y'imiti ugiye gufata. Arabyakira, nuko ntangira gufata imiti gutyo. Imiti bari banyandikiye amezi 6. Nafataga imiti, nagendaga ari ku cyumweru ajya ibutaro, nkafatangira imiti ku wa mbere mu gitondo, nkataha ku wa kane nimugoroba. Bavuga ngo ni amasaha nafataga imiti, naryamaga bakantera serum urimo umuti chimiotherapy, umuti nkawumaraho ayo mi kuva ku wa mbere nkataha ku wa kane. Yarangiza ku wa kane nka saa 6 nkataha nimugoroba. Iyo miti rero yari imiti ryana cyane, aho baguteraga mu amaboko yose yahindukaga umukara, umuti unyuraga mu winjira mu mubiri wose yahindukaga umukara, umusatsi wose ugahita uvaho, w'inzobe umuntu w'inzobe agahita ahinduka igikara. Iyo miti rero narayifashe mu mezi kugera mu mezi 5, kandi bayanyandikiye amezi 6. Ariko
mbere yuko ufata umuti babanza kugupima bakareba ko umubiri wawe ufite abasirikare cyangwa immunite. Iyo basaga nta immunite ufite ntayo baguhaga, kubera ko bavuga ngo ubundi iriya miti bigambiriye kwica selile za kanseri ziri muri wowe, ariko ko umugeze mu mubiri urwana no kugira ngo ukuremo wica n'abasirikare bandi b'umubiri bandi. Rero baye ntabwo ufite n'ubundi ugashyiramo bijya kwica abasirikare bandi, ushobora no kuviramo urupfu bakanga kuyiguha. Rero njyewe nabaga mfite abasirikare bakampa imiti, ariko ngeze ku nshuro ya mu kwezi kwa gatanu ubwo nagomba kwifata ko mu kwezi nafataga kabiri, ubwo ngeze maze gufata inshuro ya 10 sigaje gufata inshuro 2 z'ukwezi kwa gatandatu, batangiye kumpima basanga nta basirikare mfite. Kandi ubwo natangiye gufata imiti mfite ibiro hafi 30 hagati y'ibiro 30 na 35, ariko ubwo mu mezi 5 nemaze kugira ibiro 75 ntangiye kumera neza, bameze neza. Ahubwo ntangiye kumera neza ntangira kubura abasirikare. Bakambaza Christophe byagenze bite ko utarimo kubona abasirikare, byagenze gute mu rugo se bura ntomo kubura ibyo kurya kutuma abasirikare bazana bizana abasirikare? Ndabwo nta kibazo ndagerageza ibishoboka byose, ariko ntago nkenye ntonje cyane ku buryo nabura ibyo kurya. Ubwo nabura nimbuza abasirikare bakambwa ngo tawuzagaruke mu cyumweru gitaha nkataha. Bimbaye inshuro ya kabiri babona batekereza ko ari ikibazo cy'ubukene mfite mu rugo, bakahita banyandikira ibitaro bya Butaro, bakampa ifu y'igikoma, bakampa n'isukari, bakampa n'ibishyimbo, batekereza ko ari ibishobora kunyunganira mu mirire mu rugo, batekereza ko ari ubukene. Abitwara nasubira nyuma y'icyumweru n'ubundi bagasanga abasirikare ntabo. Maze kubikora amezi 2 mbura abasirikare, mbasaba transfer yo kujya byibuze njya nkoresha ikizamini CHK, nimbona abasirikare baje nzabone kugaruka, kuko amafaranga yo kujya Butaro yari menshi cyane. Umva nagendanaga byibuze 25 bya buri cyumweru, kandi urumva ngomba kujya kabiri mu kwezi, bari amafaranga menshi cyane. Kandi madamu ni wakoraga wenyine ari mwarimu, ariko kubera amadeni menshi no kwivuza yarasiga hembwe 10,000 byonyine. Urumva nayo 10,000 byabagamo biro bitunga abana, bikishyura amazi, bikishyura umukozi, bikishyura umuriro, ntago byavagamo. Urumva habagaho ubufasha bw'abaturanyi, bw'abavandimwe n'inshuti. Ariko nkabona itike, ntago nigeze nsiba kujya kwa muganga kubera ko nabuze itike. Imana yari yaranjaga amafaranga kaboneka nkajya kwa muganga. Rero maze gukomeza kubura abasirikare kandi nimo kumera neza, mba nimeze kugera ku 75, kandi natangiye imiti mfite 35, ntangiye kumera neza. Ntangira kwibaza impamvu ni gute nimo kubura abasirikare kandi ndimo kurya ibishoboka byose, kandi physically imeze kumera neza. N'uwabonaga wombonaga icyo gihe ntabwo wabonaga ko ndwaye, nari maze kumera neza. Ubu rero ntangira gutekereza ko ryajambo Imana yambwiye yuko y'ubwayo izankiza, itazabyitirira abandi. Ntekereza ko ari yabikoze. Ndavuga ngo ni gute nshobora kubura abasirikare kandi physically imeze neza, nta na hantu ntakana hamwe. Nabajije umuganga umulaborante wamfatiraga ibizamini CHK, mubwira najya mubwira ndebera ko byibuza abasirikare babonetse kugira ngo nje kwa muganga. Akiza arambwira ati sundi ibizamini ko ndeba n'ibyawe ko mbona bigaragara nk'umuntu nta basirikare barimo, bigaragara ko ari umuntu wagombye kwishwa na malaria na magripe na infection samufata kubera ko nta basirikare mu binabwirinze ufite. Ibi n'ibyawe n'ibyanyu. Arambwira ati reka dati ngaho ryashyira muganga wawe. Nkohereza muganga wanjye CHK noza i Butaro, akambwira ngo nta basirikare baza, ngo nimbe ntegereze nzaze mu cyumweru gitaha. Ikindi kimwe nasubira CHK n'ubundi bikabuko nguko. Ubwo 2017 yararangiye ko CHK napimisha amezi 3. 2018 mu kwezi kwa mbere nibwo navugishije muganga i Butaro, nsubirayo arampima n'ubundi asanga nta basirikare mfite, kandi icyo gihe namaze kumera neza, maze kugira mu biro 78 gutyo, meze neza. Apimye asanga nabo mfite, ambajije ko ntakibazo mfite, mbwira ko nta kibazo na kimwe mfite. Arambwira ati rero Christophe, phénomène yawe kwisobanurira ananiye. Ndamubwira nti rero nitwasenze Imana, Imana irambwira ngo izankiza y'ubwayo, nta nubwo izabyitirira abandi. Ndamubwira ntashobora kuba ari Imana yabikoze, ikabikoze kugira ngo bitazagaragara ko ari imiti yo kwa muganga nkijije, akaba ari yabikoze. Dogiteri nkurikiranaga arambwira ngo niba warasenze Imana ikaba yarakubwiye gutyo, itahire, Imana yaragucishije kuko biragaragara ko umeze neza. Arambwira ati cyakora ni wumva mu nda hari kuri kunonge kugenda umva utangiye kubabara mu nda, uzagaruke turebe.
naratashye ubwo mperuka kwa muganga 2018 mu kwezi kwa mbere, naratashye kuva icyo gihe ndagenda mera neza kugera uyu munsi 2025 sindongera gutaka mu nda na rimwe, meze neza, mfite imbaraga, ndarya byose, nta kibazo mbese na kimwe mfite. Rero nkahita numva ko Imana yavuze ko uzankiza y'ubwayo tuzabyitira abandi yagikoze, uko yatumye abanyamuhamagaro ya groupe twasengeragamo yabwira ngo ngiye kukiza mugende mushize kanseri, mbona ko yabikoze. Uyu munsi meze neza, ndashima Imana yuko yankijije. Uyu munsi meze neza. Urwo rugendo rw'uburwayi.